Nongeye kubaha ikaze mwe mwese mudukurikirana mu kiganiro inozabuhanga. Hari ikiganiro cy'inozabuhanga nabwiyemo ikimenyetso kimwe rukumbi kigaragaza umukobwa wavamo umugore mwiza, umugore mwita umutima w'urugo. Nabwiraga abasore kugira ngo bazahitemo neza abo bazamarana ubuzima bwabo bari kumwe nabo. Abakobwa, nizere ko namwe mwakuyemo isomo kumenya uburyo muzajya mufata abakunzi banyu. Uyu munsi naje kugaragaza no gusobanura ubwoko bune bw'abasore iyo bari mu mubano cyangwa mu rukundo. Mukobwa, aho uri hose unteze amatwi, nizere ko uyu munsi wari utegereje. Nyuma yo kugaragaza ikiranga umukobwa uzavamo umugore mwiza, mbwira abasore namwe nabasezeranije ko nzababwira ku basore. Bitewe rero n'uburyo abasore bitwara igihe bafitanye umubano n'abakobwa, hari ubwoko bune bw'abasore. Ahangaha twavugamo n'abagabo basigaye batereta kandi bafite abagore. Imagine, uyu munsi byose mugomba kubimenya. Ubwoko bwa mbere bw'abasore mu rukundo cyangwa se mu mubano bafitanye n'abakobwa, ubwoko bwa mbere bwitwa umuhungu. Ibyo wumvise nibyo, ni umuhungu. Hari igihe ujya wumva abasore b'iki gihe bamagarana ngo umuhungu, hari impamvu ibingibi baba babivuga. Uyu musore rero wo muri ubu bwoko bwa mbere mu rukundo bwiswe umuhungu, nta gahunda n'imwe aba afite yerekeranye n'umubano w'igihe kirekire. Iyo umubajije kuri ibyo nta gisubizo aguha. Uyu ni wa wundi uzabaza uti umubano wacu ufite iyihe ntego, akabura icyo agusubiza. Uyu musore ntabwo yiteguye guhinduka na gato, buri gihe yumva ko ari mukuri niyo yaba yakoze amakosa. Uyu musore wo mu bwoko bwa mbere mu mubano bwiswe umuhungu, amabanga akomeye wowe nawe mufitanye ajya yabwira inshuti ze, atitaye uburyo arimo kwisuzuguza no kugusuzuguza imbere y'izo nshuti ze. Ahora ahuze kandi ahugiye mu bintu bitagira agaciro. Uyu akurwa n'amafaranga cyangwa urwego rw'umukobwa. Iyo yumvise ngo uriya mukobwa afite amafaranga cyangwa afite akazi, ibi biramukurura cyane. Nta rukundo rwa nyarwo agira, niyo mpamvu yitwa umuhungu. Buri gihe aba ashaka gukomeza kwibera umuhungu. Ubwoko bwa kabiri bw'abasore mu mubano bagirana n'abakobwa, uyu nguyu turamwita umukinnyi. Iri jambo riva ku nshinga gukina. Inshinga gukina benshi murayizi, niba muyizi mwaje gusobanukirwa. Byaba byiza cyane kwibera singo ukaba nta mukunzi, aho kugirana umubano n'uyu musore. Uyu musore cyangwa umugabo afite buri kimwe cyose gikurura abakobwa, afite amafaranga, ahora akeye, he is smart, yita ku bantu, agira amagambo meza, ibyo mu buriri sinakubwira, ni icyamamare n'ibindi byinshi cyane. Uyu musore wo mu bwoko bwa kabiri bwitwa umukinnyi ntashobora kugira umubano urambye habe n'umunsi n'umwe. Iyo arangije gukorana urukundo nawe, ibyawe nawe biba birangiriye aho ngaho. Iyo uhuye nawe bwa mbere atarabona icyo agushakaho, azakwitaho cyane kugeza wibonye ko ari wowe mukobwa cyangwa mugore umwe rukumbi mu bandi bake b'abanyamahirwe hano ku isi. Igihe cyose ataragera ku ntego ye, azakoresha amafaranga n'imbaraga ze zose kugeza abonye icyo ashaka. Aguha buri kamwe kose ushaka mu gihe atarabona icyo agushakaho. Iyo akibonye ntiwongera kumubona. Uyu nguyu yitwa umukinnyi. Amaze gutsinda igitego, nyuma yo gutsinda igitego yagiye guserebura igitego amaze gutsinda, niyo mpamvu utaramubona iruhande rwawe. Ubwoko bwa gatatu bw'abasore mu mubano bagirana n'abakobwa, umusore uri muri ubu bwoko tumwita umunyarujijo. Uyu nguyu ateye urujijo. He is a confuser. Uyu musore aragukunda, ariko kugira ngo uzamusobanukirwe biragucanga cyane. Buri munsi ujya umwibazaho kugira ngo umumenye, ariko bikakugora. Hari igihe kimwe ujya ubona afite icyerekezo cyiza, ikindi gihe ukabona yahindutse. Uyu nguyu ahinduka cyane nk'uruvu. Muri make ntabwo wapfa kumenya icyerekezo cye. Umusore cyangwa umugabo uri muri ubu bwoko ashobora kuguteza ibyago, kubera ko ushobora kumwirukankaho wari uzi ko agukunda, ariko igihe runaka ugasanga waratakaje igihe cyawe kuri uyu muntu. Ubwoko bwa kane aribwo bwoko bwa nyuma twabateguriye, ubwoko bw'abasore mu mubano bagirana n'abakobwa. Ubu bwoko bwitwa umuntu mwiza, nushaka umwite umwana mwiza. Uyu musore arubaha kandi agatinya Imana.
aba yarakuze mu mubiri ndetse no mu bitekerezo. Uyu ntajya aba afite cyo guta, ahora ari siriyasi kandi yiteguye muri byose. Uyu musore igihe cyose akora inshingano ze kandi arizerwa cyane, agira urukundo nyarwo, urukundo rw'ukuri, ashobora kurira kandi agasekana nawe, arakwizera cyane. Uyu musore igihe cyose ahora atekereza kandi agaha agaciro ejo hazaza he. Ikibazo gikomeye cyane ni uko abakobwa benshi bizera ko ubwoko bw'aba basore mu mubano budahari hano ku isi. Aba basore barahari kandi ni benshi cyane. Ndabashimiye cyane mu mwese mudukurikirana muri kino kiganiro Inozabuhanga. Wowe wadukurikiranye muri kino kiganiro, twandikire muri komenti wowe ugeze guhura nawe muri ubwoko bune bw'abasore mu mubano. Ni ikiganiro wateguriwe kandi wagejejweho nanjye Jean Marie Vianney Manizabayo. Ndabashimiye cyane.